Nitwa Reverend Agnes Kamashara, nkora muri diocese ya Shyira muri departement ishinzwe gushishikariza abantu kwigira Bibiliya mu ngo no mu matorero shingiro. Iyi departement yatangiye gukorera muri diocese ya Shyira mu mwaka wa 2008. Kubw'iyi departement abakristo babashije kubumbirwa mu matorero shingiro kugira ngo bigiremo ijambo ry'Imana. Kubw'iyi departement amatorero shingiro abona igitabo cyo kwiga Bibiliya buri mwaka kugira ngo abakristo barusheho kwiga Bibiliya mu buryo bucukumbuye kandi bibafasha guhinduka. Twize igitabo cya Matayo, dukurikizaho icy'ibyakozwe n'intumwa, dukurikizaho icy'itangiriro, dukurikizaho icya Abafilipi, Abefeso, Rusi na Esteri, dukurikizaho igitabo cy'Abakorinto, twiga icya Daniyeli, ubu turi gusubiramo igitabo cya Matayo. Kubwo kwiga Bibiliya abakristo bashishikarizwa kwera imbuto za Bibiliya kugira ngo bigaragare ko biga ijambo ry'Imana. Mu matorero shingiro aho bigira Bibiliya barihana kandi bagahamiriza Kristo abo baturanye kugira ngo nabo bahinduke. Bera imbuto z'urukundo n'impuhwe. Muri izo bimwe bakora ni bikurikira: abiga Bibiliya mu ngo no matorero shingiro basura abarwaye mu bitaro no mu ngo kandi bakabagemurira. Basura abafunzwe aribo bagororwa kandi bakabaha ibyo bakeneye, babashyira amasabune, ndetse abana bafunganywe n'ababyeyi babo muri gereza. Iyi departement ibagemurira amagi buri wa gatanu. Buri cyumweru buri mwana abona amagi 2 binyuze mu kwitanga ko yiga Bibiliya mu ngo no matorero shingiro. Abiga Bibiliya mu ngo no matorero shingiro babashije gukorera ubuvugizi abahuye n'ibiza, ndetse babagemurira ibyo kurya, banashishikariza bagenzi babo kubacumbikira kubabuze amazu yabo. Abiga Bibiliya mu ngo no matorero shingiro babashije gukomeza gushishikazwa muri kino gihe cya Covid kwita ku baturanyi babo badafite icyo kurya, bakabashyira icyo kurya kandi bakabashishikariza gukomeza kwirinda. Mu rwego rwo gukomeza gufasha abantu kwiga Bibiliya, iyi departement ikorera ubuvugizi abantu badafite ubushobozi bwo kwigurira Bibiliya bakazibona kandi bagashishikariza gukomeza kuziga ndetse no kugira ibyo bitabo. Iyi departement yo gushishikariza abantu kwiga Bibiliya bafasha abakene bakabaha amatungo kugira ngo babashe kwikura mu bukene nabo bamenye Yesu. Ni muri urwo rwego amatungo amaze gutangwa agera ku matungo 36, amatungo 36 yaha abantu 36. Iyi departement kandi isura abapfakazi n'imfubyi n'abakene bakabaha ibyo kurya. Ni muri urwo rwego hasuwe abapfakazi n'imfubyi bo muri Jomba, Paruwasi ya Nyonirima, bahabwa amafunguro. Iyi departement kandi basura abahuye n'ingorane, abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Iyi departement irabasura ikabasha kubaha ibyo kurya, kubategera amatwi, kubakorera ubujyanama no kubereka Yesu kugira ngo abakize ibikomere batewe. Iyi departement rero yakomeje gufasha abakristo gukizwa no kwera imbuto za Bibiliya. Ikigamijwe ni ugukomeza gushishikariza abantu kwiga ijambo ry'Imana uko igitabo gishyashya kigenda gisohoka. Ijambo ry'Imana bakaryigira mu rugo ndetse bakongera bakaryigira mu itorero shingiro. Ni ugushishikariza abantu gukomeza kwirinda icyorezo cya Covid no gusenga kuko tuzi ko Imana mu bushobozi bwayo izakuraho kino cyorezo. Iyi departement ikomeje gushishikarizwa kwera imbuto z'impuhwe nk'uko Yesu yagiraga impuhwe. Uwariye akibaza niba mugenzi we atariye akamufasha. Kandi mu gihe dutegereje ko insengero zifungurwa, turi gusenga kugira ngo abakristo be kugwa ahubwo bakomeze kwigira Bibiliya mu ngo. Buri muryango wiga Bibiliya kandi bigishe n'abana, bityo ubuzima nibwongera bugakomeza twasubiye mu buzima busanzwe, izina ry'Uwiteka rizakomeza guhabwa icyubahiro. Murakoze. Kwa Teresa nkora muri department ya CBS, ngafasha muri CBS y'abakuru no muri CBS y'abana, tubatoza kwiga ijambo ry'Imana umunsi ku munsi kugira ngo bahindurwe n'ijambo ry'Imana nk'uko intego ya CBS bivuga. Ikindi nuko dutoza abantu kugaragaza roho yabo no guhinduka kwabo bihindure abandi, babona imirimo yabo myiza n'urukundo bakura mu ijambo ry'Imana bigaragarira abandi nabo bahinduke. Nitwa Buguziga Olivier,
umukristo w'itorero Anglikani ry'u Rwanda muri diyoseze ya Shyira. Nkora mu ishami ry'urubyiruko n'abana muri departement ya CBSI, uburyo bwo gusoma Bibiliya mu rugo ndetse no mu matsinda. Mu ntego za CBSI ni ukwiga Bibiliya ndetse no guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Turi abanyamuryango, urubyiruko rwose dukorera mu bucidikoni 9, ni abanyamuryango 21,637 bose, kandi bakomeje izo nyigisho ndetse baziga bakazigira mu rugo, bakazigira mu matsinda. Muri uyu mwaka 2020 twari turi ku gitabo cya Matayo, nicyo twari tugezeho, turimo turaki. So rero turashishikariza urubyiruko rwose gukomeza gukoresha zirambuga nkoranyambaga, WhatsApp, Facebook, ndetse no gukomeza guhamagarana twiga ijambo ry'Imana. So rero Imana ikomeze kudufasha, kandi turahamagarira ababyeyi bose kwigisha abana ndetse no gukomeza kubasomera ijambo ry'Imana. Imana nidushoboza insengero zigafungurwa, tuzahure bagifite imbaraga kandi bagikomeje guhama mu ijambo ry'Imana. Yesu abahe umugisha.